muhaye ikaze nanone kuri Bansed Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, nukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kurebera hamwe amakosa agera ku 10 atuma umugabo cyangwa se umusore umukunzi se ataguha agaciro, arekeraho kuguha agaciro, atakubonamo agaciro. Bagore bakobwa mubyiteho ibi bintu. Niwibona uri kumwe n'umugabo cyangwa se n'umukunzi ukabona byatangiye biryoshye bikagenda bimera nabi, bimenye ko urimo gukora amakosa amwe muri aya ngaya ngiye kuvuga uko ari 10. Ikosa rya mbere, mu mubano wawe nawe umera nk'ugendera ku magi. Uriyengesera muri buri kimwe cyose, mu byo uvuga, mu byo ukora byose, ngo utamubabaza kugira ngo ukomeze kumunezeza. Ukihangana rwose, ntukore ibyo ushaka cyangwa ibyo ukunda, ugakora gusa we ibyo akunda cyangwa ashaka, ukayihora wigengesereye rero ngo utamukomeretsa. Iyo utari wowe rero arabibona, iyo urimo gutinya arabibona, niyo mpamvu nta gaciro aguha cyangwa se yongera kuguha. Rero hagarika ibi bintu, ba wowe. Bimenye yuko ukurushaho gukora ibintu ngo umunezeze uwo mugabo cyangwa se uwo musore, wowe bikakubabaza. Ntabwo urimo kugira imbaraga mu maso ye, uba urimo kwihanagura mu maso ye, niyo mpamvu nta gaciro yongera kuguha. Rero gira ubwenge, kora ibintu nkawe, ibyo ukunda ubikoreho neza, ibyo udashaka uvuge oya. Nibwo bwenge, nibwo akomeza kukubaha akakubonamo nk'umugore w'agaciro. Kabiri, uri umukobwa uri umugore wifuza ko yaba mwiza, ubona mu nzozi zawe yaba mwiza, yakubera mwiza, ukirengagiza ibibi byose agukorera muri kano kanya. Rero kubyirengagiza uzasanga n'ubundi birangira mu mpera y'ibihe nta cyiza ubonyemo, kubera yuko uko ari niko ari nyine ntabwo azabihindura. Rero gira ubwenge, uhagarare, subira inyuma, wigireyo. Ntabwo ugomba gufata umugabo uko wifuza ko yaba, mufata uko arimo kukwiyereka, kuko uwo nguwo ari we nyine akwereka, niwe wa nyawe. Uwo nguwo urimo kurema mu bitekerezo byawe nibaringa ntazigera abaho. Gatatu, uri umugore cyangwa umukobwa ukunda kumusaba imbabazi yakubabaje, yagukoreye ibintu bigukomeretsa, ni wowe ujya gusaba imbabazi kugira ngo umubano wanyu ukomeze umere neza. Nayo ngo utangarize neza yuko iyo usabye imbabazi umugabo cyangwa umusore nta kosa wakoze, ahita abona yuko uri umunyantege nkeya, abibyaza umusaruro. Rero ibyo bintu akora n'ubundi arabikomeza, ntabwo urimo kumufasha, urimo kwiyangiza nawe ubwawe. Niba ari umuntu wica gahunda, niba ari umuntu uguca inyuma ukamusaba imbabazi, uti se rwose nagukoreye iki cyatuma ubasha kunkorera ibi ngibi, rwose mbabarira umbwire, kandi niba ari njye wakukomerekeje cyangwa se ari njye wabiguteye umbabarire, uba urimo kwicukurira icyobo uzagwamo. Rero bimenye yuko nta cyubahiro azigera aguha, nta nubwo azigera anagutinya, nta nubwo azanatinya kugutakaza. Rero gira ubwenge, ibi bintu ubihagarike. Ikosa rya 4, uri umukobwa uri umugore ukunda kubika, ubika amakosa mu bwonko bwawe no mu mutima wawe, nta na rimwe uyavugaho. Ni ibintu rero bizagenda gutyo bikuzurirana bikazaturika umunsi umwe, kandi nibwo bizagukomeretsa wowe ubwawe. Bimenye rero yuko umugabo atari Imana, umusore si Imana. Ibintu byose ubona arimo gukora bitari byiza bimubwire, wibibika mu mutima wawe, bimubwire, abashe kugira icyo abikoraho. Cyangwa se nakubwira ati ntabwo bishoboka, we guta igihe cyawe, ukomeze urugendo, utegereze abandi beza bazaza mu buzima bwawe. Itoze kuganira ibiganiro kandi bitamutesha agaciro, nibwo bwenge. Nibwo uzabona umugabo cyangwa umusore ari we, ubone ko ari umuntu witeguye kuba mwagirana kure, cyangwa se yahindura ibyo bintu, cyangwa se niba atazabivaho ufate icyemezo rwose umureke,
kuko hari abagabo benshi n'abasore benshi bagutegereje wowe uba utari kubona. 5 nanone, iri kosa abagore n'abakobwa benshi bararikunda. Uri umuntu utazi kwakira. Ntabwo uzi kwakira ibyo umugabo cyangwa umusore aguhaye. Iyo aguhaye impano runaka, ntabwo yakirana umutima mwiza, ahubwo uravuga ngo irahenze. Rimwe na rimwe akaguha impano ukazanga. Aguha amafaranga ukavuga ngo ni menshi ukayagabanya. Rero nta mugabo ukunda umugore cyangwa umukobwa, ntaha agaciro umugore mukobwa utazi kwakira. Buriya umugabo yaguhaye ikintu aba we yabiteguye, rero cyakire kandi umushimire. Uri umugore cyangwa umukobwa babwira ngo uri mwiza, wambaye neza, uraberewe, aho kugira ngo uvuge ngo urakoze ugatanya ukavuga ati rwose urabeshya. Rero iyo abona yuko utifitiye icyizere, nawe nta cyizere yongera kuguha. Niho hahandi none azakora ibintu bigutesha agaciro. Wamweretse yuko uri umugore cyangwa umukobwa utajya wakira na rimwe. Rero umukobwa cyangwa umugore mwiza nuzi kwakira kandi agaha agaciro by'umugabo cyangwa umukunzi we yamuhaye. Rero gira ubwenge, iri kosa naryo uriveho. Rero uko urushaho kwanga ibintu byose aguha cyangwa ibyo akubwira, umwereka yuko uri umugore cyangwa se umukobwa udafite agaciro mu maso ye, rero agufata uko watumye yiyumva. Rero uko arushaho gukora byinshi, ntugire na kimwe ushima cyangwa wakira, abona yuko nta gaciro umuha, nawe rero nta gaciro yongera kuguha. 6, uri umugore cyangwa umukobwa ukunda kumukontorora. Urakontorora ibyo aho yagiye, abavugana nawe aho agiye kujya, mbese ushaka kwinjira mu buzima bwe umwinjirire, umenye buri kimwe cyose nibita kureba. Rero uko urushaho kumukontorora, arushaho kumva aguwe nabi, niho hahandi rwose uzajya utajya kumubwira ikintu akakubwira nabi. Rero reka gukontorora umugabo si umwana, azi icyo ashaka mu buzima, mureke rero agikurikire. Niba icyo ashaka ari wowe muzagumana, kandi niba icyo ashaka ari abandi ntabwo uzamutangira, kuko umugabo igihe cyose abazi icyo ashaka, ikintu cyose ashaka aho kiri cyose, n'ubu ugasongera ku musozi arurira akajya kugikurayo. Ikosa rya 7, uri umugore cyangwa umukobwa utazi kuvuga neza, umuheza mu gihirahiro. Ntabwo ujya uvuga ibintu rwose ngo ubyerure. Tuzareba, nzaba mbirebaho, reka tugende gahoro gahoro, nta wamenya. Rero uko urushaho kutajya imuha ibisubizo bihamye, abona yuko uri umukinnyi. Rero igihe kiragera rwose akazajya gufata nk'uko watumye yiyumva nyine. Rero menya kuvuga yego cyangwa se uvuge oya cyangwa se ntibishoboka. Nibyo bisubizo byiza buriya, kandi nibyo aguhera agaciro. 8, uri umugore cyangwa umukobwa uhisha amarangamutima. Ntushobora kumwereka ko wishimye, ntushobora kumwereka ko ubabaye cyangwa se unarakaye. Igihe cyose ntazi ngo urinde cyangwa ngo mu mutima wawe harimo iki. Ntazi ibigutera ubwoba, ntazi ibigushimisha, ntazi ibikubabaza. Ibyo rero bituma nta gaciro aguha, kuko nta yandi mahitamo uba wamusigiye. Rero uko urushaho kuba umugore cyangwa umukobwa wifungiranye muri wowe, ugafunga umutima wawe, nawe ubwe abona nta mpamvu yo kuwinjiramo. Niyo mpamvu uzajya umubonamo imyitwarire umubonana. Rero uko urushaho kwifunga, uba urimo kumubloka kugira ngo atagera cyangwa atinjira mu mutima wawe. Rero nawe arabibona nyine, niyo mpamvu agukorera ibyo agukorera byose. 9, uri umugore cyangwa umukobwa umwereka yuko wapanitse, wagize ubwoba, watenebutse rwose iyo utarimo kumufatisha. Rero umugabo buriya atarimo kuboneka, abahuze mu kazi cyangwa ari kumwe n'uwundi mugore cyangwa se uwundi mukobwa. Rero ugomba kugira ubwenge, iyiteho, wikunde, wikundwa akaze, we kumwirukanka inyuma. Ntukamuhamagare cyane cyangwa umwandike ibintu byinshi cyangwa se ngo umuheze umwuka ujya kumureba. Mureke, igihe azabishakira azagaruka, kandi nagaruka ntazakubone nk'umuntu ufite umujinya, ufite amahane rwose, umwereka yuko rwose ibintu yakoze atari byo. Afite ubwenge, azi ibyo ashaka mu buzima. Mureke rero abikurikire. Niba atari wowe ashaka, n'ubundi ntabwo azigera gushaka. Rero uramenye utaterwa ubwoba nuko utamufatisha. Mureke abe nkawe rwose, akore nkawe, nibyo bizatuma guha agaciro.
kandi burya kenshi umuntu aha agaciro ikintu iyo atakifite cyangwa se iyo atakibona byoroshye. Rero niba uhari byoroshye umeze nk'umuntu urimo kumwibunzaho nta gaciro azaguha, niyo mpamvu azajya yirukanka nyine inyuma y'abandi bagore n'abakobwa. 10 uri umugore uri umukobwa uguma mu mubano ukubabaza, uriyibagirwa ukemera byose ukihanganira byose, imbere y'umugabo ntabwo bikora. Rero uramenye wiba umugore urimo guta igihe cyangwa umukobwa urimo guta igihe, uta igihe mu mubano w'uburozi, ugata igihe ku musore cyangwa umugabo utari we, ukabloka ugakumira abagabo beza n'abasore beza bakabaye baza mu buzima bwawe. Rero gira ubwenge, aya makosa uyahagarike, nibwo buryo ki bwonyine umugabo azaguha agaciro, umusore azaguha agaciro. Bitari ibyo azajya ahora rwose agusuzugura, agukoresha ibyo yishakiye, agukora ibyo yishakiye, akwendera hakuboneye, mbese ibintu byose bitakuryoheye nibyo uzabona. Rero kwirinda biruta kwivuza, muramenye mugire ubwenge. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze? Yandikira muri comments. Niba uri mushya kwica no kwa like, kura subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Byari byigisho kubana namwe, nakumwe na Dorothée w'impuhwe, naho gutaha muri video ikurikira. Bye bye.